kibabaza kivuna kandi kikavuna cyane nuko gukora ibintu byiza ariko ntubone abakiriya, nuko nabandika inkuru nziza, nuko nabandika ibintu byiza ariko ukabura abantu babisoma, nuko nuposting ibintu ariko ukabura abantu babisoma. Uyu munsi muri challenge umunsi wa gatanu mureke turebere hamwe uburyo ushobora kwamamaza cyangwa se gukora marketing ya content yawe cyangwa se y'ibintu wandika kuri website yawe. Tugiye kurebera hamwe akantu ku kandi, nubikurikiza ndabizi neza ikinyamakuru cyawe kizagera kure. Uyu munsi ni challenge umunsi wa gatanu muri challenge y'imisi 7. Tukamenye ibyo tuzapoza ku website, twamenye no gupostinga neza biri professional. Uyu munsi tugiye kureba ese n'ugute twakamamaza website yacu, kuko icyo dukeneye ni abantu. Udafite abantu ntacyo byakumarira. So kimwe mu bintu bigora abantu, imwe no muri skill nanagira abantu bamunkurikiye muzige marketing, kwamamaza. Abantu benshi batangira ama business online, abantu batangira business ariko kwamamaza byarabananiye, kubona abakiriye birabagora. Hagize umuntu wi specializing muri marketing, I'm telling you, uretse no kuba nawe wakamamaza website yawe no kwamamaza n'izindi z'abandi byagwa amafaranga. Ngewe byenda bizi ko nibyo bimpa amafaranga, kuko abantu benshi batinya marketing. Abantu bashaka kuba bafite capital ariko gukora marketing bikamugora. Rero niba wiyaminiya wakiga marketing, by'umwihariko ukiga icyo twita digital marketing, kwamamaza yifashishijwe ikorana buhanga. Uyu munsi ku munsi wa gatanu tugiye kureba uburyo wamamaza website. Ikintu cya mbere mu kwamamaza website nawe babwiye ni SEO. Nushaka ko website yawe izaba ranked kunuze kuri Google, uzakore SEO nkuko nababwiye, search engine optimization. Narabisobanuriye ibi ngibi ari ku munsi, I think ni session yo ku munsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu twayivuzeho, wasubira inyuma ukajya kureba uburyo umuntu akora SEO neza muri post. Rero gukora SEO ushobora gukora icyo twita keyword title bimeze neza, ugakora ad, ama image ukayishyiramo ad text nkuko nabibabwiye, ukandika ibintu byiza by'ingenzi byafasha abantu, ukanashyiramo n'amalinki ugiye ukora ku zindi mbuga. Ibi ngibi bizagufasha gukora SEO neza cyane. Ariko nkuko nabibabwiye, iyi ni ibintu biri basic. Igihe uzaba umaze guhitamo ko website yawe ugiye kwigira business, ugiye kwigira side hasi, ikintu kigiye kuzajya kwinjiza amafaranga, ugomba kwicara hasi ukiga SEO mu buryo burambuye. Hanga ukeneye kuyiga wamayaringa nka kwigisha SEO deeply, kuko SEO ubwayo ni isomo rishobora gufata n'ukwezi iri kuryiga. So SEO ushobora guharinga umuntu ubikwigisha, nawe ushobora kubyigisha online byuzuye, ariko byibanze ni ibingibi nibuze kugira ngo website yawe wizere ko uzayikuramo amafaranga, ugomba gukora SEO. Navuga nka 30% y'amafaranga umuntu azinjiza ku kinyamakuru ava kuri SEO. Unakora SEO ujye ucuzinga title, uburyo ya title yawe ihuza na content yawe, uyo muri content yawe ushyiramo ama keywords, uburyo nyine ibyo bintu bikora ku buryo post yawe izaza kuri page ya mbere. Ibi ngibi nabiberetse ko chat GPT yabigufashamo cyane, ariko chat GPT ntabwo iragera ahantu yakora ariyo yonyine 100%, ahubwo nawe ugomba gushyiraho bwa bwenge bwawe, ya skill yawe ugomba kuba warize. Niyo mpamvu ukeneye umuntu kwigisha SEO. Uyikeneye I can be the one, ariko ni igihe wamaze guhitamo ko ugiye gukora ikinyamakuru nka business. Ikindi cya kabiri ugomba gukora, ugomba kujya twita Google My Business. Google My Business murabona ni nuzanga nk'urugero, handikamo wenda Afrinovators. Afrinovators ni company mpagarariye ikoranabuhanga. Iyo wikanze ubona ko hano ku ruhande haza akantu ka Afrinovators kerekana abo turiho, hariho website yacu linkinzeho. Nuvuga ngo iyo wakanze utakujya kuri website,
hano website iriho direction dukorera, ariko murabona hano munsi n'ama post dupostinga updating. So ni rero ni ingenzi cyane gucreatinga Google My Business. Ni gute creatinga Google My Business? Reka mbibereke. Google My Business ikiza cyayo ngiyi, naho nyine uragenda ukajya updatinga ya mapost wakoze ukayasharinga kuri Google My Business. Ibi ngibi ni ingenzi cyane kuko wibuke kuri gukoresha blogger, uri gukoresha tool za Google buri ikunda cyane abantu bakoresha tool zayo. Rero imwe muri tool y'ingenzi cyane ni Google My Business. So kamere ku buryo create Google My Business, uzazanga ndabereka inzira mwagenda mukabyikorera. Uzagenda kuri cyo kwita Google My Business. Iyi list ya mbere, get listed on Google. So ubwo ni link ni business.google.com. warangiza anga ukataguza kuri get started. Ubwo nugiye gufata business yawe uyishire kuri Google. Ubwo ngubwanga urata kwita izina ryawe kanyite wenda ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga. Yes. Ikoranabuhanga. Mumeze. So barakubaza kategori, ubwo ngubwo ni online retail, ukora ibintu bya online, ugakora na service business. So ugashyiraho ya website yawe, ukafata ya website yawe, ukafata ya website twakoze, ugafata link yayo, ukaza ukagira ute ukayipestinga mwanga. Ibi ngiyi ni ingenzi cyane nkuko twayipestinze kuri Google Console. Ugahitamo kategori kari news service cyangwa se blog. Ugahitamo ahantu ukorera wenda kari mu Rwanda. Location. Ugashyiramo nimero ya telefone 085. So ukatako hano ubyemeza kuzajya wakira news ya Google. So washyiramo street hano herereye, katakuja kuri verify. So now I'm verified. Hano ugashyiramo amasaha ukoraho byose, ugashyiramo na description ukayishyiraho byose, ukabishyiraho. Warangiza ukataku publishinga ya business yawe. Hano kuri advertise ukabireka ugaskipinga. So hano ngiye ntabwo ntego mfite guketinga Google My Business kuko ngenda yifite. Nawe uracamwa zino nzira, nugera ahantu uverifyinga business, ushyira business yawe online. Numara kuba verified uzagira akantu kameze nka kano. Noneho iyo uyifite urabona ko kuri Google My Business, iyo ujanga muri Google ukazanga kuri Google My Business, iyo winjiye muri Google ukagera muri app ukazanga muri Google My Business, Google My Business yafite hano akantu bita update. Iyi update n'uzajya postinga za nkuru zawe zose. Reka dufate nk'aya nkuru twakoze, dufate nk'inkuru twakoze, ukayizana ahangaha ukagira ute ugakopi ino link yayo, ukazanga kujya kwita update, ugashyiramo hano ukajya munsi kuri run more, ugahita gushyiramo ya link. Hano
ushyiramo short description ya nkuru, aka description gake ka nkuru kagashyiramo ahangaha. Hano niba n'amafoto ka uploading amafoto, ukibuka kwa uploadingamo iyi foto nshuti yanjye, ya foto igize ute, ya foto inaminzeho, nudashyiraho alto text nkuko nabiberetse, ntabwo Google izabasha kwirikogonizinga ayo mafoto. So warangiza ugize ute, urabona ko mfashe ya post yanyipostinze kuri Google My Business. Ubwo ni uburyo bwo kwamamaza ikinyamakuru cyawe. Nukuvuga ngo ukoze ku buryo post zawe zose wakoze, amapost yawe yose yawe, uko uyipostinze ukayizana kuri Google My Business, Google igenda irikogonizinga cya kinyamakuru cyawe. Wibuke icyo turi gushaka nuko n'abantu bazaza gusura cya kinyamakuru twiryamye twica tugasanga hari abantu benshi bagisuye, ari Google yabibazanye yabakuzaniye. So iyo umaze kuva kuri Google My Business, umaze gukoresha Google My Business yawe ukayipostingaho, indi strategy ya kabiri ni Facebook strategies. Abantu benshi bajya baca Facebook amazi, ariko nagira ngo ubwize ukuri, Facebook ikurikiwe n'abantu miliyari 3 billion. Tibwira ngo Facebook n'ibintu wacu tutayikunda. Facebook nirwo rubuga social media ikurikirwa, ifite abantu benshi cyane, aba users benshi cyane. Kandi twibuke ko ibintu turi gushaka, nawe turi gushaka abantu muri quartier wacu, turi gushaka abantu bari hino hino ku isi. Rero Facebook nayo ni strategies wakoresha mu kwamamaza ntuze yawe. Ikintu cya mbere ni ukugira cyo kwita Facebook page. Facebook page uzaza muri Facebook, ni utari uyifite uza hano kuri account yawe, hano ibumoso bwawe, hano uzaza kuri Facebook yawe, uzanga hano umanuke munsi, umanuke uze kuri pages. Ni iki pages? Ni nka n'undi ari nka nayo ni nka Google My Business. Nayo kugira ngo ibintu byawe abantu kuri YouTube kuri Google bazajya bayibona, ni byiza ko ukora page yawe. Rero iba ihuye na business ya na cya kinyamakuru. Ukazanga create new page, ukata kuyita public. Ntago ari public page, ntago igiba public page, igomba kuba page. Okay, ni public page, ariko ntago uza kuyigira free. Abantu ku access niwo uzajya uyaccessinga gusa. Warangiza page yawe ukayita izina, kategori iyo page irimo ni blog cyangwa social media whatever, description. Hano ukata creating a page. Ntabwo ndi gushaka ko ino video za kuza kuba ndende, kugera mbaha brief kuri buri kantu. Uraza uka-creatinga page. None iyi page iyo umaze kuyicreatinga ni uzajya ukagira ute, n'uzajya ugapostinga ya mapost yawe wakoze kuri website yawe. Nukugira ngo nukora izo page zose, nukora ubwo buryo bwose, ni uburyo bwo kubona abantu benshi. So iyo umaze gucreatinga page, ikindi cya kabiri ukora groupe. Hanga muri groupe ushobora gukora groupe yawe, ariko ushobora no kujoininga izindi groupe z'abandi bantu. Kuri tugarusanga kuri Facebook, hano munsi hano hari ama groups, nawe ushobora gucreatinga groupe y'iki, create your group ijyanye n'ibintu ukora. Ahantu groupe itandukanye na page aba ari unique, aba ari yawe 100%, aba ari umwihariko wawe 100%, aba ari ikintu utagomba guha abandi bantu ngo bajye bapostinga uko bashaka. Ariko groups yo ni ikintu ushobora gucreatinga ubwo abandi bantu bakazajya bisharinga nabo ugasharinga. You understand? Ikindi naho group bari ngo ibifite izina rya business. Oya, group ishobora kuba ijyanye, tuvuge nk'urugero nka online business in Rwanda, online business tips, nyine bya bintu abantu bisanga bakora. Ko group ni ikintu ugiye guha abantu bakagira ute,
bakazajya bapostinga nawe ugapostingamo ugasharinga nawe ugasharinga kugira ngo abantu babe engage. Kandi ngo buriya ubushakashatsi bugaragaza Facebook igaragaza ko buriya ifavorizinga cyane group kurenza page, kuko groups abantu basharinga ibitekerezo ari benshi, ariko page aba ari umwihariko aba ari umwihariko wawe. So rero ni byiza ukiretinga group ukayigira public, abandi bantu bakajya bapostingamo. Ikindi nujya ukiretinga group ntuzatikeretinge group iri specific kuri business yawe, nyine ngo uyitirire izina business yawe, uzayitirira ikintu gifite ahantu gihura na ya business yawe ku buryo abandi bantu bayisangamo. For example, nk'ubu dufite izo twita web design in Rwanda. Iyo group ni za free innovators, but urumva ko abandi bantu baza gupostingamo, nawe nuko wabigenza. Nyuma rero ya Facebook hari ikindi kintu abantu batajya bayitaho, buriya Facebook yawe, account yawe buri ufite abantu 500, aba friends 500, nkanjye urabona ko group yanjye nuze Facebook yanjye yaruzuye n'abantu 5,000. Bivuze ngo ibintu byose nkoze nabyo ndazanga muri kubona ko nyampostinga ubona ko nzanga postinga kuri group yanjye nako kuri account yanjye ya Facebook. Buri wa Facebook ujye wamamaza mu buryo bungahe butatu. Kuri account yawe ushobora gupostinga muri page ukanapostinga kuri mu magroup yawe, ariko ushobora no kujoininga groups z'abandi. Ubundi buryo bwo kwamamaza ni WhatsApp strategies, ibyo birazwi cyane. Ni ugucreatinga group zawe. Nk'urugero nk'ura mucuruzi.com afite amagroupe afite groupe nyinshi cyane, nyinshi. Ibaze ufite nka groupe nk'ijana, imwe irimo abantu 500, urumva you postinze abantu babireba. So izo group ubyuze strategy yo creating group y'ikintu runaka. Kwa renda jobs in Rwanda abantu bakazi joining, cyangwa se scholarship pagano bakajoining. Ukabanza kuburetsa abantu bakajoininga for free, bakajoininga ntubigire big deal. Wabona umaze kugira umubare ushaka aida ukayikozinga kugira ngo abantu batazajya bagira ute bayikoresha nabi. Hari izo group zawe uburyo uzigira ute uzi joining, nako uzi joining cyangwa ukazi creating abandi bantu bagakora bakajoining. Ikindi joining nawe group z'abandi, ariko uzayi joining group zifite zihura n'ibintu ukora. Tuzajya kujoininga group z'abantu basenga kandi wibere ibintu bya business. Oya. Ikindi gigerageza gushyira kuri status zawe ya WhatsApp. Nkanjye iyo nyize post kuri status yanjye ya WhatsApp, ngira nibuza abantu hagati y'abantu 700 n'abantu 1000 bareba status yanjye. Abantu 1000 ntashobora kura nk'abantu 100 bakora action baza kureba ya post. Icyo kintu ugomba gukora rero, ugomba no gushaka ama contact, umuntu muvuganye. Nkanjye buryo nyambona contact, iyo umuntu amamagaye akamwatuye ngakeneye website cyangwa akeneye service runaka, ndamubwira ngo nyandikira kuri WhatsApp. Yanyandikiye kuri WhatsApp, uziko ntago umuntu yakwandikira kuri WhatsApp atabanje gusavinga nimero zawe. Iyo amaze kunyandikira mutako musavinga, icyo gihe ubutaha abazareba status yanjye. Iyo ni trick mbahaye. Namwanga murabona ko mbabanza nkababwira ngo muze kuri WhatsApp. Kubera iki? Kugira ngo muzajye mureba ama video yanjye na status zanjye muzire. Niyo mpamvu munyandikire kuri WhatsApp twibe connected. Ariko ni byiza numa nimero yawe nzayisavinga, nawe saving yanjye hari amahirwe yuko nzareba status yawe, nanjye amahirwe uzareba status yanjye. Guy marketing ni ugukora, ni hustle mu gutangira, ukubaka izina si umukino, mugani wa mahoni bon. Kubaka izina si umukino nshuti. Ubundi buryo bwo kwamamaza ikinyamakuru cya business yawe ni LinkedIn. Abantu benshi ntabwo mujya mukoresha LinkedIn. Iwe ni nanza ikoro video ko LinkedIn ni platform y'ubwenge cyane. N'abantu bashobora kwanga batazi LinkedIn. Ariko nizere ko nkunkurikira uyizi. LinkedIn nayo ifite uburyo wagira ute wayibyaza umusaruro. LinkedIn urani nayo nziza cyane kuri gukurikirwa n'abantu bari professional cyane. Abantu bashobora gusoma inkuru zawe. LinkedIn rero ushobora kuza gupostinga anga muri post, ukazajya upostinga. Ushobora kuza kwandika article. Ushobora no kuza hano kuri LinkedIn ukaza hano ugacreatinga
ugakreatinga page yawe yaki, page ya iyo business uzayipublishinga, uzanga kuri create page, create business page, nawe ugakreatinga page ya business yawe ukayita small company, ugakreatinga ibintu byose nawe ukazayipublishingaho. Guys, nuko gushobora kwamamaza kuri LinkedIn mu buryo butatu: kuri account yawe ugashyira kuri amarticle, ushobora no kwamamaza ikinyamakuru cyawe, ukajya no muri groupe zindi, ukajoininga izindi na community zigiye zitandukanye. Ushobora no gukora icyo twita newsletter kuri LinkedIn, birakunda. Ahandi hantu ni kuri TikTok. Wumva nyine wowe uri kwandika ariko ukeneye n'abantu kuri TikTok. Ikinyamakuru cyawe kimaze gukomera, wazajya ukora udushort video, ugakora screenshot y'inkuru yawe ukayishyira kuri TikTok, urangiza ukadirectinga abantu kuza ku kinyamakuru cyawe. Cyangwa wabuze kuvuga nk'ukwanjye, ukagenda ukavuga summary y'ibintu wavuze bikeya, warangiza abantu bakabadirectinga ku kinyamakuru cyawe. So guys, kwamamaza cyangwa gukora marketing ntago ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gisaba kwihangana mu gutangira, ariko ukoresha ubwo buryo bwose urabukoresha, noneho ukazareba ubukora akaruga w'ibana. Niba ubona Facebook iri gukorera umuti, niyo uzagumaho. Nubona WhatsApp iri gukorera umuti, niyo uzagumaho. Nubona X iri gukorera umuti, niyo uzagumaho. Nubona LinkedIn iri gukorera umuti, niyo uzagumaho. Nuvuga ngo ugerageza ibintu byinshi cyane, nukazareba ibiri kugufasha. Utakoze marketing, forget about kuzabona amafaranga. Ariko nongeye mbabwire, ibintu biragora mu gutangira, ibintu biravuna mu gutangira, but murebe nk'urugero nk'ubu uyu munsi ku cyumweru hose sinigeze njya gusenga, niriwe mu rugo nicaye ndi kuri coding amavideo yose iyi challenge na recordings umunsi wose nicaye, ibintu byose even na fiance wanjye ararwaye ariko yambuze, ndimo ndarwana ndebe ko nyine nakora audience kugira ngo nyuma y'umwaka cyangwa igihe runaka nanjye nzajye ni publishing aka video mbone igize views 3,000 mu masaha 2. Iyo yose ni marketing mani gukora. Izi challenge zose ndi kubakorera mbakorera challenge ni ukugira ngo ndebe ko mbona abantu baririyo tuzakomezanya ku YouTube channel. Ndebe ko nabona abantu baririyo nazajya namamazaho. Ndebe ko nabona abantu baririyo na adinga vari kuri. Marketing rero iragora mu gutangira, ariko iyo wamaze kwifatisha inshuti yanjye nawe uyiragira ute uyabona wiyicariye. Nicyo twita passive income. Iyo tuvuze passive income, abantu benshi babyumva nabi, bakumva ngo ni passive. Passive income bivuze ngo ni igihe uzagera aho ibintu bizajya byikora wowe wiyicariye. But passive income ibanzizwa na active efforts. Kurara amajoro, ku cyumweru utajya gusenga, nimugoroba utaryama, abana bakakura, abashuti bakakura, kurara wiga, ushaka strategies wakoresha. Nk'iyi strategy ya challenge nidakunda, nkabona ntago abantu babikunze, nkabona ntago igize aba views be, nkabona ntago abantu babikunze, nzashaka indi strategy nakoresha kugira ngo abantu mbafashe ndebe ko nabafata umutima. So rero passive income, no mushaka passive income, ni mukore cyane, mushyiremo ingufu shuti zanjye, ntago byoroshye. Kubera ko yaba ibintu byoroshye abantu bose bagombye kuba ari abakire. Yaba ibintu byoroshye abantu bose bagombye kuba bafite ibinyamakuru bikaze. Yaba ibintu byoroshye YouTube channel buri wese yagombye kuba afite YouTube channel ifite abasub 100,000 nibuze. Ibintu byose bisaba kwiga, kwihangana, guhozaho, kugira na strategies no gukomeza guhora wiga. Reka mbararikire rero, ariko memuretse kora subscribers, navuze cyane inshuti yanjye, niuze masabu ndebe ko turi kumwe. So rero mbararikire challenge yo ku munsi wa 6.